icyo gihe numva radiyo Muhabura niho numvaga iriya ndirimbo Umunezero ya Cecile Kayirebwa yafunguraga ibiganiro bya radiyo Muhabura, ikaba ari nayo ibisoza. Noneho niho namenyera izo ndirimbo za Kayirebwa zitwa Tarihinda, nibwo namenye abanyamakuru bayivugiragaho nk'uwitwaga Idirisa Biziraguteba ariwe Mbonimana Sirasi, ubu ngubu ari muri Minubumwe. Icyo gihe yari yaranaranditse ikinamico yacaga kuri radiyo Muhabura yitwaga ngo Umwijuto w'Ikinonko, n'abaturage bari baje, bari abagoma bari baje bakikiza ikibuga cy'indege bashungera baje kureba ibirigiye gukorwa kubera ibyo bumvaga ku maradiyo. Ikibuga cy'indege rero twakicayeho, ari nabwo hari hapanzwe ya mipango yo gushimuta iriya ndege yatwaye abantu Kitona. Uroye operation Kitona niyo mahoro arambye y'iki gihugu, kuko aho ingabo zitangiye kurwanyiriza Laurent Desire Kabila, imbaraga yahaga FDLR zarabuze, noneho ingabo ziri mu gihugu nazo zibasha gukubita abacengezi, zirabakubita zirabazengereza, bigira naho ubwabo bamanika amaboko nk'uko ubona bariya bose babikora, bamanika amaboko, noneho bigaragara yuko batsinzwe burundu. Cyane ko bamwe mu bayobozi ba FDLR bari bamaze gupfa, barimo witwa Nkundiye warasiwe aho bita Giciye, ba Rwarakabije bamaze guhunga. Buriya Rwarakabije hari igihe mu mirwano y'abacengezi yarafashwe, yari umunyamayeri cyane. Rwarakabije baramwatanse, baramugota, ingabo ze barazirasa, ndavuga ingabo zacu zirasize. Noneho abonye bagiye kumufata, abwira aba escortier ati munsenyereho inzu. Wumve kamandi ya chef d'état major aduhagaze imbere, nta nubwo yatubwiye situation uko ihagaze, ngo atubwire abo turwana n'aba bari bo, atubwire imbaraga bafite, atubwire intege nke zabo bafite. Yavuze ijambo rimwe gusa ngo mbahaye intwaro, mbohereje kurwana, uzasubira inyuma nzamurasa. Yego, amahoro y'Imana bane namwe bakunzi ba One Nation Radio, iyi ni radio ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Viateur Rutagengwa. Viateur, tuguha ikaze imbere ya kamera na mikoro za One Nation Radio. Murakoze cyane. Reka maze ntesting ijwi ryanjye kubera yuko muri no minsi y'imirwano yo muri Kongo byarakoze cyane kubera gusesengura ibyaberaga hariya muri Kongo. Ndabikoresha mu buryo bw'akaririmbo ngo RPA yahozeho ariko ntibabimenya, iyo baza kubimenya byari kuborohera. Fande Kagame yahozeho ariko ntibabimenya, iyo baza kubimenya byari kuborohera. Diaspora yahozeho ariko ntibabimenya, iyo baza kubimenya byari kuborohera. Aho ni sawa, numva turi bugendane. Ntabwo rimeze neza nk'uko bishaka, ariko biragenda biza gake gake. Kuki mu gutesting ijwi uhisemo indirimbo nk'iyo ngiyo ihuza cyane n'amateka y'u Rwanda? Okay, ni morali ya gisirikare, kubera yuko nyine nabaye umusirikare warapiye igihe cy'imyaka 10. Ninjiye muri RPA mu 1993 mu kwezi kwa 12, nsezererwa muri 2003 mu kwezi kwa 12. Imyaka 10 yose yari ikwiye. Niyo mpamvu rero nkoresheje ako karirimbo kugira ngo ntesting iryo jwi. Mu kwa 12 kwa 93 nibwo nari ngeze muri RPA kuri training wing. Ubwo witoreje hano Rulindo? Ni Karama. Karama ni mu Mutara. Yego. Okay, wari uri imbere mu gihugu uhitamo kwihuza? Nari ndurutse mu cyari prefecture ya Gitarama muri commune Ntongwe, ubu ni mu karere ka Ruhango. Naciye inzira zose abandi banyuzemo mpaka ngezeyo. Kuva
Gitarama kugera mu Mutara, amakuru ya FPR ya cyambere wamenye ute yuko iri kurokurita, kubera iki wahisemo kwihuza nabo? Amakuru ya FPR Mm. nayamenyeraga kuri radiyo Muhabura. Mhm. radiyo Muhabura, ijwi rihabura, ijwi rya FPR Inkotanyi, twayumvaga mu Rwanda ku murongo wa shortwave mu buryo bugoye, ariko nabwo umuntu yihishe. Icyo gihe numva radiyo Muhabura, niho numvaga iriya ndirimbo Umunezero ya Cecile Kayirebwa, yafunguraga ibiganiro bya radiyo Muhabura, ikaba ari nayo ibisoza. Noneho niho namenyera izo ndirimbo za Kayirebwa zitwa Tarihinda, nibwo namenye abanyamakuru bayivugiragaho, nk'uwitwaga Idirisa Biziraguteba, ariwe Mbonimana Sirasi, ubu ngubu ari muri Minubumwe. Icyo gihe yari yaranaranditse ikinamico yacaga kuri radiyo Muhabura yitwaga ngo Umwijuto w'Ikinonko. Birumvikana yuko yabwiraga leta yo kwa Habyarimana ngo nimurengwe ibyo murengwamo byose, ariko umwijuto w'Ikinonko ugira ngo imvura ntizagwa. Aho rero niho namenyeye amakuru ya RPF, ariko noneho haje n'abakado. Uwo mugabo ngo yitwa nde? Sirasi Mbonimana, ari muri Minubumwe. Yego. Mu minsi ishize yakoraga ikiganiro cya komisiyo ya demobilisation cyitwaga Isange mu banyu. Twarakoranye, nanjye nari muri komisiyo ya demobilisation. Yego. Ndi umwarimu njya kwigisha bariya batahuka mu bacengezi umutobo. Yego. Yego, warugeze aho hajemo n'abakado, urumva amakuru wumvise kuri radiyo Muhabura, wumva ba Sirasi, wumva indirimbo za ba Cecile Kayirebwa. Ayo makuru niyo yatumye wumva ushatse kwihuza amarangamutima n'Inkotanyi, kumva wajya ku rugamba. Hanyuma uruhare rw'abakada rwo rumeze gute, ko igihugu cyari kigifitwe na leta ya Habyarimana? Bakugezeho bate amakuru yabo, yamenye ute, umenya ute ko wajya no mu gisirikare cyabo? Burya FPR hari ibyitwaga amaserire yayoborwaga na ba responsable. Yego. Ariko burya muri buri serire FPR yari hafite umuntu. Ariko leta ya Habyarimana ntabwo yari bizi. Yego. Ndi gushaka kwiga mu ndangaburezi hariya mu Ruhango, ahantu nari ncumbitse, umugabo nari ncumbitseho yari afite murumuna we muri RPF. Twashoje urugamba, ari kapiteni. Niwe wagerageje gutuma umuntu w'umukada muri iyo serire y'aho ngaho bari azabwira umusaza nari ncumbitseho ati dushakira abana bajya mu Nkotanyi. Icyo gihe najyanye n'uwambyaye muri batisimu, njyana n'umuhungu w'umusaza, njyana n'abandi baturanyi, twari nk'abantu bagera muri 4. Ariko twashatse guca i Kigali. Dushatse guca i Kigali turi buhurire n'abandi hano za Nyamirambo ngo bazatwambutse tugere ku Murindi. Tuje dusanga hano muri Kigali habaye imyigaragambyo. Umenya ngo hari habaye mitingi y'ishyaka MDR, noneho interahamwe n'abasederi bagamije kuyiburizamo, batangira abantu bose berekeza kuri stade regional. Twe rero uko duciye Kimisagara tutazi ibyo biri kuba, Mwari nk'abangahe? twe twari 4 n'imodoka twari turimo, umusaza wari udutwaye n'umushoferi we. Biyoberanyaga nk'iki nyine, kuko urumva Kameme ntabwo bagenda bavuga bati tuje kurokurita abasirikare b'Inkotanyi. Bari kugenda sous prétexte y'iki? Mu buhe buryo? Abaturage bari gutembera bisanzwe, abantu twinjizemo kugira ngo twebwe twaje mu modoka duturutse aho mu Ruhango, mu bintu by'ubwenge, nta uzi yuko tugiye, kuko iyo hagira ubimenya ntabwo twari kurenga n'Igitaramo. Ibyo birumvikana. Noneho nibwo twaje, ahubwo tugwa muri iyo myigaragambyo y'abari kuburizamo iyo mitingi ya Twagiramungu. Twazaze Kimisagara, batangiriye amamodoka, batangiramo n'iyacu, ariko atari cyo kitujyanye. Nibwo batangiye gutwika amamodoka, dusubira Igitaramo. Rero nibwo twafashe andi mayeri yo guca i Burundi, iyo za Mushiha aho benshi banyuze, turazamuka tumanukira Kaborogota, tugera kuri training wing. Hanyuma muri iyo myaka makuru yavugaga ari ku Nkotanyi, bazitaga inyenzi, bazitaga inyangarwanda, hari ababitaga ingegera, ngo bavugwaga ko ari nk'abantu babi cyane baje guteza ibibazo u Rwanda, bitewe n'ukuntu babasobanura. Mwebwe ni hehe mwabashije kumva, niki cyatumye mubajoininga bitandukanye n'ayo makuru yazivugwagaho? Muhabura nyine aho imariye kuza igahangana
na radiyo RTRM ndetse na radiyo Rwanda ikagerageza kuvuguruza ibyavugwaga byose. Nibwo nyine abayumvaga bucece twabashije kumenya amakuru ya RPA. Noneho n'uwo mukada nyine aje kudutera igipindi, turabyumva biba ngombwa yuko tujya gufatanya n'abandi, kubera yuko twari tuzi ibibazo biri mu gihugu. Ibibazo byari biri mu gihugu, nanjye ubwanjye nari nagiye kumenya ubwenge ngize imyaka 17 nari maze kubibona. Ubwo rero nibwo nabashije kugenda nkora training wingi kugeza turwanye, kugeza dutsinze. Uwo mukada arazwi, ni umuntu uzwi cyangwa ab'icyo gihe ntabwo bari bazwi, bari abantu bo hasi cyane, kuko abari bazwi ni bariya ba Musoni Prote bari iyo ngiyo, ariko nabo bari bafite deployment yabo badeployinze nyine hirya no hino. Mugera kuri training wingi mwakiriwe nande? Tugera kuri mugera kuri training wingi mumaze kuzenguruka Tanzania, mutungurutse ruguru muhajya, mwisanze mu biganza byanyu? Mu biganza nyine bya instructors, abarimu bakoreshaga training. Nabo ngabo twahageze ari mu gicuku nko mu saa 9, twicara aho mu gitondo tubona haje abasore, ariko noneho bimwe bavugaga yuko babitaga ingegera, abantu bafite imirizo, abantu bafite ibitendera. Nanjye nagiye aho kantu mfite amatsiko yo kumenya niba zifite amatwi atendera, ariko nasanze atari ko bimeze, kuko abatwakiriye nijoro harimo, birumvikana yuko muri RPA harimo n'Abagande. Nta Kinyarwanda yarazi neza, avuga Ikinyarwanda nkuva sinyumva cyane, ko n'igiswahili ntari nkizi, nari ntarakimenya. Ariko noneho bukeye cyaje kuntangaza, bukeye mu gitondo hari ukuntu kuri training wingi mwahageraga, noneho instructors cyangwa se abandi basirikare bari aho ngaho bakaza kureba mu bana bashya niba ntawe baba bazi. Byantangaje ngiye kubona mbona hajemo mukuru wanjye wo kwa data wacu, yari yaragiye kera, twe tukagira ngo yagiye gupagasa muri Tanzania kubera ubukene. Mu Rwanda hari ubukene, tugira ngo yagiye gupagasa, kumbe we yagiye mu Nkotanyi. Aza nkamureba ariko simumenye kuko ntakekaga yuko ari we. Nubwo yatangiye aramagurutsa nshyira hari ati wanyumi, ntangira kumubwira manuka Igitarama, Ntongwe, Nyarurama, ati nturo kwa kanaka, Bugabo Tarisisi nti cyane, Serubibi Thomas uramuzi, nti ndi data wacu, ndiwe data, ni jewe ntakirendewe yararisi mukuru wawe. Ubwo tayari nkaho nge nari inguye mu bufu kubona mwene wanyu, ariko kumubona ku ruhande rumwe byabaga ari byiza, urundi ruhande nabwo ari bibi, kuko yakoraga ku buryo kunyuzura akakumara mu gisivili. Uko yazaga warahangayikaga, ariko byarangira akakujyana hariya akagushugurikira impungure zikaranze, haba hari agaceri nabwo akaguhaho ukagera morale. Nukuvuga ngo nge nakoze training wingi nta kibazo mfite, kubera yuko nari mbonye y'abavandimwe babiri, hari n'undi twari duturanye nawe ntaza. Wakoze training igihe kingana gite? Twayikoze kuno byari mu kwa 12, urugamba rwo guhagarika jenoside rwatangiye mu kwa 4. Twayikoze imishyikirano ya Arusha irimo. Ubundi burya imishyikirano ya Arusha yishyirwa mu bikorwa, kubera yuko mu byo yategekaga harimo no kugabanya ingabo. Urabona imishyikirano ya Arusha yategekaga ingabo zo kwa Habyarimana kuzana 60%, RPA bakazana 40%. Iyo ishyirwa mu bikorwa, Karama ntabwo twari gupasinga, twari wenda bari kutwohereza iwacu gusa tukitahira. Ariko noneho imishyikirano imaze gupfuba, twahise dupasinga direct, kuko twahamaze kwa 12 kugera mu kwa 4 kugera mu kwa 3, birumvikana yuko twakoze amezi hafi 4. Ntabwo twari gupasinga, ariko noneho imishyikirano bamaze kuyivuyanga, nibwo twahise dupasinga direct tujya mu unit. Nisanga mu unit yitwa Bravo Battalion. Deployinze he? Nayisanze aho bita Miyove, ifitwe na Dodo twahirwa uyu nguyu. Nisanga mu Bikoyi, menya yari ifitwe n'uwitwaga Deo Rusanganwa, ntabwo nibuka neza. Mu Paratuni 2 section 1. Ariko wenda kuri training wing ntabwo mwari buza amakuru biri kuvugirwa yarusha, urebye activity zari zihari bisa nkaho bitari byizewe ko imishyikirano izabya izera imbuto, kuko wumva ko na recruitment iri gikomeje. Ibyo uvuga nibyo, nkuko nayikubwiye, mu by'ukuri ntabwo twari gupasinga, twibazaga ikizakurikiraho.
ariko noneho uko bishe iyo mishyikirano nibo batumye nkomeza igisirikare. Wenda hari icyo RPA yaduteganyirizaga cyane ko wenda ye kudushyira mu ishuri tukiga, uko biri kose hari ibyo bari gukora. Imishyikirano rero amakuru yayo twarayumvaga cyane ko twumvaga radiyo Muhabura, twumva n'andi maradiyo. Hari niho n'igihe twanyarukiraga ku Murindi, hariya abayobozi bacu bari dutwaye nk'ibintu runaka nkahengereza kuri televiziyo. 600 bo muri CND baza nabihengereje kuri televiziyo, bari mu Rwanda narabiroye, narabirebaga. Hanyuma rero imishyikirano nyine yaje kubureramo dukomeza akazi. Ariko bari 600 babatoranyije bate? Batoranyije mu zihe batayo, mu buhe buryo bagendeye kuki? Iriya Sadi uburyo bayitoranyije nubwo ntari impari, ariko nkanye umuntu wabaye umusirikare wigeze no gutoranyirizwa ibindi, nagira icyo mbivugaho. Uko biri kose bagiye bareba mu mayuniti abakamirifu. Abakamirifu ni abantu wenda bafite disipurine, bamenyereye imirwano, bafite ubumenyi mu gisirikare, buri wese afite ikintu gishobora kuzafasha bagenzi be, cyane ko bari baje muri hari mbi, kuba warwanaga n'abantu noneho ukajya kubajya hagati. Ubundi rega burya harya niho Habyarimana yatsindiwe, warwanaga n'abantu noneho ahubwo baje muri wa mujyi bari barabuze uko bageramo. Uretse ko ntabwo babuze uko bageramo n'ubushake bwabo. Turabizi neza yuko bigeze kugarukira hano ku kirenge hano haruguru, bagasubira inyuma. Ayo makuru ntawe utayazi. N'ejo bundi mukuru w'igihugu aganira n'itangazamakuru ry'imbere mu gihugu yarabivuze, arabati twasubiye inyuma, yari withdraw iri strategic. Hari na bamwe mu bari bamwungirije wenda babigezeho ikibazo, bashaka no kurakara. Twari tugize amahirwe yo kujya mu marembo ya Kigali, none adushubije inyuma, ubaratuvunnye twaruye ubusa. Hari ni wari inyeshyamba yo muri Angola witwa Savimbi, nawe yigeze kubivugaho ati n'ubwa mbere mbonye inyeshyamba zigera mu marembo y'umujyi zarangiza zigasubira inyuma. Ariko uyu mugabo nyakubahwa Paul Kagame, strategie z'urugamba ze ntabwo kwari uguhubukira umujyi. Umujyi ntabwo wapfa kuwutera ngo urwanemo, uwufate uwumanaginga utabanje kuwupangira, ntabwo bishoboka. Ingero nyinshi wenda tuzazibona tugenda tugira mu ntambara zo muri kiriya gihugu ukuntu byagiye bigenda, nuko wenda byifashe ubu ngubu. Kuba yarasubiye inyuma yari riyoga kugira ngo yiyorganize, noneho azagaruke aze kurwana umujyi yawupangiye, cyane ko icyo gihe n'imishyikirano yari irimo, ahubwo icyo gihe yateye hari icyo agamije, hari icyo yasabaga. Mu byo yasabaga nkeka ko hari n'abana bari bagiye kujya muri FPR, taxi yuzuye ifatirwa hano mu Gasyata. None iyo taxi yafatiwe mu Gasyata, ubundi gihe tuzi Kigali tukagarukira Kimisagara, iyo natwe niyo twari kugendamo, nuko twe twasubiye inyuma. Iyo taxi tuba twarayifatiwemo. Igihe batera hariya no kubohoza abo bantu byari birimo, basabaga ko babarekura, kandi nkeka yuko icyo gihe barekuwe. Ntabwo nzi niba barakomeje. Iriya modoka y'abavanye Gitarama iri kubazana Kimisagara ikabahura n'abandi nabo ngabo mukagenda, mwari kuzamuka Gatuna. Yego, kwari guca hano, kwari guca Gatuna. So byari kugenda mu buhe buryo? Superstate yo kugenda nk'abantu batembereye bagiye, nk'abantu bagiye uko biri kose niko bari babipanze. Inkotanyi zari zifite amayeri menshi. Urumva twe twari tuvuye Gitarama tuje guhura n'abandi, aho twari guhurira ntabwo tuhazi. Ni nayo mpamvu ntavuga ngo bari babipanze gutya na gutya. Yego, urakoze. Ni byinshi nitugira umugisha tukaganira nawe, ayo mateka tuzayavubura, documente. Ni ikintu gikomeye, gusa uko byagenda kose ni urugamba ruba rurimo byinshi bikomeye cyane, ruba rurimo masasu, mabombe n'ibikorwa bitandukanye bitwara ubuzima bw'abantu. Hari abamuziranye bahasize ubuzima. Mu minsi ishize numvaga ikiganiro Kabarebe yatanze kera avuga ku basirikare ba FPR bafatwaga na ex-FAR, barabicaga, abakobwa bakabafata ku ngufu bakabashinyagurira. Duhe nka experience yawe mu ntambara, byari mu nzira igoroye gusa
cyangwa hari ahantu nawe ushobora kuba warisanze yewe na mpambushi isasu rya nyine twinjize mu rugamba nk'ahantu umuntu arokoka ibintu bikomeye twumve nimba nkawe cyangwa ikipe mwari murimo hari ibintu nk'ibyo byababayeho. Okay, urugamba rwo kubohora igihugu birumvikana yuko icyo gihe nari nkiri muto, nari mu bwescout. Ndibuka iriya kiliziya hariya hari uruganda rw'isukari Kabuye, kiliziya ya Kabuye, aho niho nakunze kuba cyane nescotinga umuntu wari umuganga. Yego. Kugera urugamba rubohowe, ariko noneho ahantu intambara nijanditsemo neza, maze kujya mu section indani, intambara y'abacengezi. Wamaze uti intambara y'abacengezi yo yaje. Urugamba rwo kubohora igihugu rurangiye, unit nari ndimo twarusojereje aho nari ndi hariya mu bice bya Karago, Ruwabo Habyarimana iwe za Nyabihu, muri Nyabihu. Iriya nzu ya Habyarimana iriya nayirayemo, naryamye ku gitanda cye nirirwa nkigaraguraho nkuko babonaye mu 23 bigaraguraga mu nzu ya Kirimwami hariya. Iriya nzu ya Habyarimana badupangira itabi ryitwaga Yes. Nize kunywa itabi, nkongeza amasigara 3 ndyamye ku gitanda cyo kwa perezida. Kubera kutarimenyera, ndarinywa nzunga isereri, igitanda nkirukaho kwa Habyarimana. Ibaze ahantu kwa Habyarimana jewe nyankara gataho Gitarama ntagombaga no kugera, ariko noneho nkaba narahageze kubw'amasafa. Wumve yuko ibintu by'isari gatobe gatoki. Hanyuma byari mu ntambara y'abacengezi cyangwa no yari taraba urugamba rwo kubohora igihugu tararangira muri 94 mu kwezi kwa karindwi kwa munani kwa 9 nibwo narindiyo. Yego, ubwo ari nyuma yuko igihugu cyari cyamaze no kubohorwa, ariko mweshyizweho hakiri utuherema duke turi hirya no hino. Yego. Ubwo hari izindi unit zari imbere yacu zitwa za Cari, bari ku mupaka ku Gisenyi hariya mu barracks ya Gisenyi. Tuza gusimbura nayo barracks ni ikigo cya gisirikare, ikigo cya gisirikare. Tuza kubasimburayo, noneho ikoyi nari ndimo yisanga mu Rwerere, mu Rwerere haruguru neza, ahantu wabonaga inkambi muri Kongo na Goma yose, turi ku musozi hejuru, ku buryo inkambi twabaga tuyireba imbere yacu. Noneho birumvikana yuko buriya Mobutu yakoze ikosa rikomeye cyane, kwakira ziriya mpunzi zirimo n'abasirikare, yarangiza ntiyubahiriza amasezerano ya mpuzamahanga yo gutwara impunzi kure y'igihugu zikomotsemo, akazirekera mu nkambi ya Mugunga ndetse na Kibumba. Hariya rero bahageze bo ntabwo bumvise yuko batsinzwe, ahubwo bumvaga yuko igihugu bazakisubiza, bya bindi bise ngo rwigera urume. Kuko bo bahise bakomeza imyitozo. Yego. Bararokirita, baritoza, bariyorganiza. Mu kwiyorganiza batangira kugaba ibitero shuma mu Rwanda, ariyo ntambara y'abacengezi, ndetse banambuka bajya mu Burundi gufatanya n'inyeshyamba za Nkurunziza. Kuko nyuma yaho twajyaga dukoparitinga muri Nyungwe duhanganye n'abantu bajyaga kwa Nkurunziza. Noneho muri iyo rwigera urumpe, burya iyo RPF ivuga ngo turiraye birarangiye dufashe igihugu, reka twubake urukuta birangire bagumeyo natwe tugume hano, ntago byari gushoboka. Ahubwo nuko nyakubahwa Perezida Kagame yatekereje no kujya gucyura bariya abaturage bajyanywe kubw'umunyago. Ngiyi intambara yo muri 97 yo gukuraho Mobutu, ariko Kabarebe yambukaga ajyayo. Nawe murajyana? Nawe murajyana? Ku nshuro ya mbere ntabwo nagiye, yagiye ku nshuro ya kabiri. Intambara yo gukuraho Mobutu ntabwo nayirwanye. Abayirwanye barayirwanye mu mezi 7 Mobutu bari bamaze kumukuraho. Ari nabwo Kabarebe yahise aba chef d'état major, ari naho yaciriye agahigo ko kuba chef d'état major w'ibihugu bibiri, u Rwanda na Kongo. Noneho Kabila rero washyizwe ku butegetsi, amaze kujyaho, burya navuga yuko yabaye nyamwanga iyo byavuye, kubera ko abamushyizeho yarabahindutse.
abazungu baramushuka bati bariya bagushyizeho ntacyo bamaze, baratubangamiye. Mbega abari bashyizeho ingabo z'u Rwanda zibangamiye aba bazungu kubera inyungu bahafite, ari nazo bakurikiranye n'uyu munsi. Nibwo rero Laurent Désiré Kabila wari perezida wa Congo yagiranye ubwumvikanye buke na Kabarebe, ntatume abasha kudiporoyinga cyangwa se koparatinga mu bice bihana imbibi n'u Rwanda, aho FDLR cyangwa se icyitwa ALIR yari iri itangiye kugaba ibitero mu Rwanda. So ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'abo bafatanyije mu gukuraho ubutegetsi bwa Mobutu, yego, kuki basize FDLR hano inyuma bagakomeza Kinshasa? Okay, no muri ibyo bice bari bahari. Ariko noneho byageze nk'aho rwose wari chef d'état major asa naho arushijwe imbaraga na perezida ariwe Kabarebe, arushwa imbaraga na perezida. Perezida akaba ari gutanga itegeko arihaye abandi ba generali bakaba ari bahubwo bajya gutera inkunga FDLR. Yego, ntabwo ari ukuvuga ngo bagiye Kinshasa basiga hano vide, bari bahari. Ariko noneho abacengezi baracengera bashyigikiwe na Laurent Désiré Kabila abaha intwaro, ari nabwo babashije gufata ibice binini by'intara y'amajyaruguru n'iburengerazuba, Gisenyi na Ruhengeri. Burya Gisenyi na Ruhengeri ibice binini byari byarafashwe, hasigaye imijyi gusa, uriya mujyi wa Rubavu n'umujyi wa Musanze. No kuhaca kugira ngo havuge i Kigali kwari ukwesikotingwa n'ibifaru, imodoka zikajya ku murongo, ibifaru bikajya hagati bakabesikotinga mpaka bibagejeje ku Gisenyi. Iyo ntambara y'abacengezi rero naje kwirwana. Ubwo ibatayo nari ndimo ya 19 twari tumaze kugera hano za Ibutare na Gikongoro, no mu bice bya Cyangugu aho bita mu Bweyeye. Igihe kimwe natwe iyo ntambara y'abacengezi twarayumvaga, tukumva ni ibintu bisanzwe, natwe twumva ko ari abantu nyine bameze nk'ingegera. Iyo umuntu yafashe igihugu cye aba yumva yuko bagiteye ari abantu b'ingegera. Rimwe rero wari Koloneli Bagire ahamagaye ingabo zose, duhuriye ku kibuga cy'indege cyahari i Butare. Yego, i Butare, yego, ihuye hari aerodrome. Noneho ikintu cyambwiye ko tugiye kurwana, yahamagaje ingabo. Noneho uwari CEO wacu aravuga ati ingabo ziri kuza n'amaguru. Wari brigade CEO ngo nyine Bagire aravuga ngo ndashaka ingabo zo kujya kurwanisha, ukambwira ngo habuze imodoka n'imodoka zuzuye hano muri Butare. Yabivuze atyo mu mwanya muto, ntabwo namenye imodoka zibazanye aho zivuye. Twaje ku kibuga cy'indege cya Butare, noneho kajugujugu iraza. Kajugujugu mu bayuriye bagera muri 30 ba mbere nari ndimo, iratugurukanye mpaka kuri aerodrome ya Gisenyi. Ubwo ingabo ziraza zose turahahurira. Nakoresheje nk'iminota ingahe? Butare Gisenyi ntabwo yarengeje 45 niba nibuka neza. Ntabwo nari nzi ko bari iminota y'indege. Noneho rero ubwa mbere wagiye mu ndege? Ubwa mbere nagiye mu ndege, uretse ko nyuma yaho nazigiyemo cyane. Noneho rero icyo gihe brigade yaho ya 311 ngira ngo aha niba ariyo menya yarayoborwaga n'umusaza wari Koloneli Laurent Munyakazi, wari muri Exfar, waje guhamya ibyaha bya jenoside, abantu biciwe hano muri Sainte Famille, aza no gusazira muri gereza. Niwe wari uyoboye iyo brigade y'abacengezi? Yego, no, brigade y'amabatayo yacu yari ahari, yarwanaga n'intambara y'abacengezi. Noneho uwari chef d'état major yari uyu nguyu Kayumba Nyamwasa wirirwa aboroga hariya. Noneho rero reka nkubwire na command yaduhaye, wumve yuko n'uwari private yari kumurusha command. Uwo ngo chef d'état major Kayumba Nyamwasa. Yego, wumve command ya chef d'état major aduhagaze imbere. Nta nubwo yatubwiye situation uko ihagaze, ngo atubwire abo turwana n'aba bari bo, atubwire imbaraga bafite, atubwire intege nke zabo bafite. Yavuze ijambo rimwe gusa ngo mbahaye intwaro, mbohereje kurwana, uzasubira inyuma nzamurasa. Nyumvira iyo command, bohereje kurwana, yego, uzasubira inyuma nzamurasa. Ibyo gusa. Ibintu
n'undi uwo ari we wese yatekereza ukagira ngo twari tuje kurwana. ubundi kamandi zo muri RPF zari zimeze zite iyo nk'umuyobozi yatangaza gahunda tugiye kurwana yavugaga iti bitandukanye n'ibyo ngibyo bya Kayumba Nyamwasa? Kugira ngo ntasubire inyuma, reka uze kuzimbaza wenda tugeze mu yindi mirwano iri imbere. Nta kibazo. Iyo komande naravuze nteze nk'uyu nguyu koko tutitaye ku byo bajya bamutubwiraho. Nabwo muri iyo minsi hari amakuru mwamwumvagaho mbere yuko wenda dutangira kumwumva. Oya, bihuye ibi ndabihuza n'ibyo byamenyekanye nyuma yagiye. Ibyo General Kabarebe bajya tubwira. Okay. Yuko icyo yabanje gukora cya mbere ari ukwibiranka cyangwa se kuyigura hariya muri Uganda mu gihe abandi bayikobokeraga kuri Cadette. Ndetse n'uburyo abandi batera muri 90 we yabaga ari kwiba inka azambutsa muri Uganda. Noneho mbihuza niyo komande yaduhaye icyo gihe. Ayo magambo abiri gusa bigaragara ko buriya no cooperating intambara y'abacengezi byari byaramunaniye ari chef d'état major. Ibintu byose byaje gukemuka ko Kabare bagereyeho. Ubundi Kayumba byari byaramunaniye wagira ngo nawe yari umugambanyi cyangwa yakoranaga nabo nk'uko akorana nabo ubu ngubu. Wagira ngo yarazi yuko hari igihe kizagera akajya kwihuza nabo. Mpamenya yuko ari we watumaga bataraswa. Ubundi yaba umuntu w'umuhanga mu cooperatinga ntabwo abacengezi baba barafashe ziriya ntara ngo bagera Igitarama batwike komine Ndiza, bafata imisozi ya komine Buringa, bafata imisozi ya Ndiza, bashaka kujya gufunga umuhanda wa Gitarama Butare, burya niho bari bageze. Urumva yuko chef d'état major icyo gihe yananiwe ntacyo yarashoboye. Ariko nuko nyakubahwa Perezida Kagame yabirebye abona yuko rwose adashobora kurubasubiza nk'uko babyifuzaga, nibwo yapanze imipango mishya. Imipango mishya rero yo kuba uyu James Kabarebe yari chef d'état major hakurya ntacyo abasha gukorayo, perezida murusha imbaraga zo kubasha cooperatinga no gushyigikira abacengezi baza gutera u Rwanda, kandi dufite y'abantu. Yakoze imipango mishya ariyo ya operation Kitona. Nubishaka ureke tubariyo tugeraho nyigucire muri make, kuko operation Kitona ni ndende cyane. Tuyivuze byatwara umwanya munini, ndagenda nosha ku migi twagiye turwanamo, noneho tuze kugera ku ntambara y'uyu munsi. Ubwo aho ikibazo cyane cyateruriye hari experience umuntu ahura nayo kuri tere akavuga ati hano hantu ndarusimbutse. Uruye rwano wari urimo mu ntambara y'abacengezi wageze ukavuga uti rwose byari bindangira. Mu ntambara y'abacengezi narwaniye muri cyari komine Rwerere aho bita Ryabizige, ndwanira Busasamana kuri Kiliziya, iwabo wa Gasasira Sosomado wa undi wo muri orchestre Impara, ndetse menya ari ni wabo wa Bikindi Simone. Muri Mutura hari universite ya Mudende, ndagaruka ndwanira za Satinski na Kibirira na Giciye. Noneho rero ikintu cyanyeretse yuko iyo ntambara y'abacengezi nari kuzayigwamo kubera ya kamandi mbi. Abacengezi bari abantu barwana nta uniform bafite, ariko barwana nk'ibyihebe. Bakaza ari nk'abantu 10, abafite imbunda ari 3, ariko bazishaka muri mwe bagira ngo bazibambure. Noneho hari nk'igihe abacengezi twarwanye nabo turatikurana aho ngaho mu Rwerere hafi ya Ryabizige. Turarwana turatikurana koko, noneho biba ngombwa yuko tuwizidoronga dusubiye inyuma. Nagiye guca hagati y'urubingo, urubingo rukubita ingofero yanjye iragwa. Subiye inyuma ngiye kuyifatanya ihuriraho n'umucengezi. Turarebana gutya ati ndagufasha. Ako siraha yawe wari uyifite? Nari nyifite. Nawe afite indi? Ntayo yari afite, ahubwo yashakaga iyanjye. Ati ndagufasha. Ndamubwira nti gafatwa wibi. Mu gihe nkibazo kiri gukurikiraho, mugenzi wanjye uri hirya bayamurasha. Amurashe mbona yarigaraguye ntiyawushirikiye nyine yo kurwanira muri hamwe. Tayari aho niho ako wambazaga ngo ahantu wageze ukavuga uti ndarurokotse. Ariko yaza kuba afite imbunda dore ko byarangiye. Ntabwo yari kurinda kunyirukankana. Yari kundasa nturutse inyuma. Ariko noneho ibyo biroroshye kuko nyuma yaho twahuye n'ibindi. Noneho rero intambara y'abacengezi yakamejeje.
igihugu kiri mu mirwano birumvikana, habayeho imipango noneho yuko ingabo z'u Rwanda zagombaga kuvayo zikava muri Kongo. Wumve yuko twarwanaga hano ariko no hakurya ziriya. Noneho baje kuvuga bati hakurya ingabo wenda zishobora guhura n'ibibazo. FARDC abanyekongo bakaba bazirasa biturutse ku itegeko rya perezida. Reka twohereza abandi basirikare bajye kuzunganira. Nibwo baje hahandi turi mu ntambara y'abacengezi, baravuga bati mutoranye buri musirikare umwe w'umukamirifu ushoboye iby'imirwano. Ngubu uko nanjye natoranyijwemo, turagenda duhurira ku Gisenyi kuri CPGR n'abandi baturutse mu yandi mayuniti, twambuka muri Kongo dusanzeyo bagenzi bacu. Twambukiye Goma. Tugezeyo tuhamaze iminsi itarenga 3, nibwo Kabila yahise atanga itangazo ko ingabo z'u Rwanda zose zigomba kumuvira ku butaka. Mwavuye mu Rwanda n'ubundi ari ku mucengeza gihari hakiri intambara yo tumusizeyo. Twasize abandi barwana. Mwinjirira Goma. Twinjirira Goma. Muri n'imodoka twambutse n'amaguru. Twaturutse ku kibuga cy'indege cya Gisenyi turambuka. Bari nk'abasirikare bangahe ugereranyije ko mubare? Yari amakoyi nk'abasirikare wenda 150 reka ngereranye. Nibwo rero twasanze mu bagenzi bacu mu bice bya Kongo biri hafi aho ngaho y'umupaka. Tuhageze rero nibwo Kabila yahise atanga amasaha yo kuba twamuviriye mu gihugu. Mwema mukiri hano muri Goma, hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru. Noneho rero ingabo zose z'abanyarwanda twateraniye mu kigo cya hariya Goma cya gisirikare. Baduha amakamyo kiriya M23 yakwemeje bundi kiri hafi na bakita izina ryacyo nararyibagiwe kandi cyaravuzwe cyane hano. Yego. Noneho rero sinzi impamvu niba ariko nta kitinzemo, twakigezemo nijoro duhita twambuka tugaruka mu Rwanda. Yego. Amakamyo rero yaratugarukanye ya FARDC. Atugarukanye atuzana mu Bigogwe. Yego. Mu Bigogwe twari tuzi neza yuko tugiye gusubira mu ntambara y'abacengezi. Yego. Ariko ntabwo ari ko imipango yari imeze. Ubwo abayobozi bacu barimo General Kabarebe bari bamaze reka byite kugambana. Bamaze kugambana n'abayoboraga ingabo hari Igoma muri Kivu y'Amajyaruguru. Bamaze kubakonvenka kubumvisha yuko bagomba kwihakana ubutegetsi bwa Kabila. Tayari nabo bahita basohora itangazo ry'uko bagomba kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Nguko uko RDC yavutse. RCD Goma. Yes, RCD Goma yavutse. Ndibuka ba Jean Pierre Ndekane nibo numvaga ku maradiyo. Noneho rero natwe uko twaje mu Bigogwe tuzi ngo tugiye kongera tunyanyagire mu bice turwana intambara y'abacengezi, ahubwo twongeye dufashamo n'amaguru twerekeza kuri cya kibuga cy'indege cya Goma. Burya ni nkaho cyari gifashwe bwa kabiri. Kiraye makumyabiri yafashije ubundi. Yego. Buri yari gifashe bwa 4. Dukuyeho na yanshuro yo muri 2013. Ubwo cyari gifashwe bwa kabiri. Twakicayeho kwe nk'abasirikare b'u Rwanda n'abanyekongo bo muri FARDC bari muri zangabo z'aba bayobozi baho ngaho bihakanye Laurent Désiré Kabila. Ntabwo twari tuzi kiri bukurikireho. N'abaturage bari abagoma bari baje bakikiza ikibuga cy'indege bashungera baje kureba ibirigiye gukorwa kubera ibyo bumvaga ku maradiyo. Ikibuga cy'indege rero twakicayeho ari nabwo hari hapanzwe ya mipango yo gushimuta iriya ndege yatwaye abantu Kitona. Indege twaje tuyihasanga. Operation Kitona nagushaka kwikubazaho kuko ndashaka tuzayifatira umwanya tuyinjire mariyo yonyine tugiye kuganira kugira ngo tumenye uko bimeze, hanyuma ubwo nyihiniyaho sa nkunsoreza umbwira ukuntu umucengezi yavuyemo noneho ibi bice bigatekana. Uroye Operation Kitona niyo mahoro arambye y'iki gihugu kuko aho ingabo zitangiye kurwanyiriza Laurent Désiré Kabila, imbaraga yahaga FDLR zarabuze. Noneho ingabo ziri mu gihugu nazo zibasha gukubita abacengezi, zirabakubita zirabazengereza, bigira naho ubwabo bamanika amaboko nk'uko ubona bari bose babikora.
bamanika amaboko, noneho bigaragara yuko batsinzwe burundu. Mm. Cyane ko bamwe mu bayobozi ba FDL bari bamaze gupfa, barimo uwitwa Nkundiye Yarasehe. warasiwe aho bita Giciye, ba Rwarakabije bamaze guhunga. Buriya Rwarakabije hari igihe mu mirwano y'abacengezi yarafashwe, yari umunyamayeri cyane. Rwarakabije baramwatanse, baramugota ingabo ze barazirasa, ubwo ndavuga ingabo zacu zirasize. Noneho abonye bagiye kumufata, abwira aba escort ye ati munsenyereho inzu. Ajya mu nzu, inzu barayiritura bayimwubika hejuru. Noneho abandi baparitinga baje bamubuze, barigendera ko basigayemo aho ngaho. Nuko yabashije kurokoka, ariko nyuma yaho arambuka asubira muri Kongo, ari nabwo baje kumutera igipindi aragaruka. Nguko abacengezi banesheje. Nuko abacengezi banesheje. Hanyuma ivyo ni kimwe u Rwanda rwakoze ibishoboka byose kugira ngo rugarurire umutekano imbere mu mipaka. Ibyo ngibyo ntawe bishidikanyaho, ruri mu bihugu bitekanye ku isi kandi bifite ingabo zibasha gucungira umutekano abaturage.